hatagira umuntu utinda gatoya tugendane neza. Chelsea yifuje umukinnyi bita Michael Olise wa Crystal Palace, ariko uyu mukinnyi birangira yifatiye izindi gahunda. Ese izo gahunda nizihe? Auguste duheranga ndagira ngo dutware abantu, narababwiye ngo nituzajya twinjira muri 10 zone mujye mushyiramo écouteur mwumve ikiganiro cy'abahanga. Twari tumaze iminsi muri ero ariko tutazi ngo bimeze biti bijyanye n'amatransfer. So reka twumve nono. Ikipe ya Chelsea yifuje umukinnyi bita Michael Olise cyangwa se Mikel Olise, uyu mukinnyi wa Crystal Palace. Byarangiye bite, bimeze bite? Uyu mukinnyi nyuma yaho twabonye ikipe yitwa Bayern Munich yo mu Budage iteye gapapu. Reka duhere ku munyamakuru, no munyamakuru ukorera mu gihugu cy'Ubudage bamwita Florian Plettenberg. Aka kanya twavuganaga nawe ari mu mujyi wa Frankfurt. Akanaye mba niyemeye. Oya, yavuganaga n'abanyamakuru ba Sky ari mu mujyi wa Frankfurt. Bamwita Florian Plettenberg. Tubwire ibya Michael Olise bimeze bite muri Rusiya. Makuru arakoze cyane. Ati icyo twavuga nuko bamaze kumvikana byose hagati ya Bayern na Crystal Palace kugeza ubu. Barumvikanye mu biganiro bagiranye kuva ejo hashize. The Athletic niyo yabitangaje bwa mbere. Uyu munsi rero twavuga ko byarangiye. Twabwiwe ko bari kuganira ku masezerano azageza muri 2029. Ibizamini by'ubuzima ntarabikora, ariko biteganyijwe mu minsi iri imbere, ndetse amafaranga ari butangweho ni hafi miliyoni 60 z'amayero. Rero Mikel Olise ari hafi kujya muri Bayern. Auguste, Mikel Olise ngo ari hafi kujya muri Bayern. Yes, Mikel Olise. No. Hari ibintu byinshi byabayemo hagati byatumye Mikel Olise ahitamo kuba yareka projet ndetse na approach ikipe ya Chelsea. Uyu munsi Chelsea ntabwo ifite projet iri well designed, nyine projet ihari ku buryo ari projet buri wese yakwizera ko ari projet umuntu yajyamo. Icyambere gituma abantu benshi batayizera ni ikintu kimwe, sikesha amafaranga barayafite. Yemwe nubwo bafite ibibazo bavuga ngo bafite ibibazo y'amakrize financiere ashobora gutuma bagwa mu bijyanye na financial fair play, ariko today bari ready, biteguye ko baspendinga more and more. Baracyashaka kugenda gukomeza gukora project kugira ngo iyo project itangaje. Kuba ifite umutoza mushya Enzo Maresca ntabwo yazaga kure tutaruma mu byari bihari, afite kugira icyo yongeramo, afite byuze icyo azahindura mu mikinire, afite icyo atekereza ku bijyanye na Chelsea ribayeho ku Chelsea ribayeho ya Mauricio Pochettino, afite icyo agomba kurota kindi gishya ndetse n'icyo agomba kuzayininga gishya, mbese n'ibikine mishya n'ibintu byinshi bishya agomba kuzana muri equipe. Ariko icyambere kwa gukora ngo arakora transfer ya Olise. Enzo Maresca yaje asanga yaratangiye, approach yarabaye. Approach ya Olise yari yarakozwe na administration ya Chelsea muri rusange, ubwo ni inzego zose. Sinabwo wenda umuntu we ko uyu munsi mu Chelsea n'abantu benshi afata ibyemezo, sinabwo ngo umuntu umwe wenda wadeside ngo aravuga ngo reka twa approaching tutarabona umutoza.